mbega ubwo twahamagarana ngabo batubwiraga ngo baradufasha mu ngamezi bagira ngo muri nive bya bindi by'akarere nyine twebwe twemera kubatizwa mu mazi menshi no ku bintu byo bapase Yesu aracyakora TV. ubu iki kirenge cyari kizima wambara n'inkweto ugenda neza ikomanda hariya ngo ubu maze imyaka 10 ubu ntushobora kuryama kwicara iri nivi muri make aho nivi imyaka 10 yose ubu ntujya wicara ntushobora kwicara ese arahari
Mama hano hari bakunzi ba Aracyakora TV, dushima Imana iduhaye umunsi kugira ngo tunezererwemo. Dushimye Imana ko yaturinze namwe ikabarinda. Imana amahoro ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Uyu munsi rero tugiriwe umugisha kandi tunezerewe n'Imana mu mitima kuko ariyo yaturinze. Ngewe nitwa dushima Imana Elizabeth Queen kuri Aracyakora TV. Ushobora kuba utaradushyigikira, niba ujya ukanda subscribe ni rimwe gusa birahagije. Hanyuma ushobora gusharinga ibiganiro ubihereza umuntu n'undi, biremewe. Imana y'amahoro igibaha umugisha. Rero uyu munsi ndi mu karere ka Rubavu Burengerazuba. Hari umuntu twasuye, ariko mbere ko tumwakira ndagira ngo tubanze dusenge Imana kugira ngo ituyobore muri iki kiganiro. Imana yacu nziza, Imana ikomeye, Imana idukunda, Imana itwitaho, turagushimye Imana, turaguhimbaje, tugushimira imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye kugira neza kwawe. Niwe waturinze Mwami, udushyira ku isi kugira ngo tubashe kubaho, kandi niwe waturemye, uzi byose Mana, kandi urahambaye. Duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo weze imitima yacu, utubabarire icyaha n'igisa nacyo. Turagusabye Mana kugira ngo uyu murimo wawe tugiye gukora, Mwuka Wera abe ari uganza, Mwuka Wera atuyobore. Uwiteka udufashe kandi utugirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo turagutumiye cyane kugira ngo uzubane natwe. Icyo twirukanye ni imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye Mana kugira ngo twishimire kandi ubane natwe, utangirane natwe, usozanye natwe mu izina rya Yesu. Amen. Nanone tubahaye ikaze, turi kumwe n'umusore muri kureba, turagira ngo tumwakire atwibwire. Heza ashimwe. NKURUNZIZA FABIEN. Mwareba hariya nta kibazo, hariya kuri kamera nibwo abantu bari kubareba. NKURUNZIZA FABIEN, amakuru sashimwe. Umeze neza? Nta kibazo cyangwa uragifite? Ikibazo mfite ni icy'uburwayi. Ni icy'uburwayi mu mutima, ni hazima? Ni hazima. Urasenga cyane? Aha turi ni hehe? Ni mu kahe karere, muhe murenge? Ndagira ngo ubwire abakunzi ba Aracyakora TV, abantu badukurikiye bari mu Rwanda, bari mu mahanga, ubu ahantu hose bazatureba, bari kutureba. Mberereye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Busasamana. Yego. Umudugudu ni Kibavu. Busasamana. Ufite ababyeyi? Abafite. Ufite imyaka ingahe? 18. 18. Nabonye ufite ikibazo. Mbonye ufite ikibazo cy'ukuguru, barabyimbye, umubiri wawe warangiritse, niko nabivuga. None turagira ngo dusobanurire, turagira ngo tubwire muri make ubu burwayi se bwatangiye ryari, ariko mbere y'uko bitubwira usengera hehe, ese ababyeyi barakijijwe, ese bimeze gute? Utubwize ukuri kose, utubwire mu rugo uko mubayeho, byose tubwire. Ababyeyi bawe barakijijwe, wowe urakijijwe, bimeze gute? Ndakijijwe cyane, narabatijwe. Waranabatijwe mu mazi menshi? Nabatijwe paruwasi ya Busasamana. Ariko ni mu bakatolike? Mu bagatolike. Mu bakatolike. Mu bakatolike naho barabatiza. Ubwo batijwe ku gahanga. Twebwe twemera kubatizwa mu mazi menshi. Turaguhamagarira kuzabatizwa no mu mazi menshi mu izina rya Yesu. Nta kibazo nawe twaza. Hari abantu bajya babatiza amazi menshi, sinzi niba muri katolike babikora, ariko muri ADPR niho nzi neza, n'ahandi sinzi niba babatiza mu mazi menshi. Ubu burwayi bwatangiye ryari? Bwatangiye ndi mukuru pe, mfite imyaka hafi 8, 9. Imyaka 8, 9. Bwatangiye gute? Ko ndi kubona ukuguru se kwabyimbye, ndabona ni ikirenge.
ikirenge cyarabyimbye n'amano yose. Umuntu atakwegereye ntago yabona yuko ari umubiri, ariko ngewe uri kukwegera n'abakunzi ba Aracyakora TV nabo baraza kubireba. Umubiri warangiritse. Byagenze gute? Byatangiye gute? Byatangiye narindi gukina umupira. Ufite imyaka ingahe? 8-9. 8-9. Wari uri mu rugo cyangwa wari uri ku ishuri? Ondo narindi gukina bya bindi by'akarere nyine. Karere ndabyumva agapira ka karere. Yego. Nukuri nuko mukuru wanje arambye ati ninje mu rugo nje gutasha. Yego. Mu gihe cyo gutasha nabwo ndi nanajayo. Njana mu rugo ari udushaba abatubisi ndaryama ndavuga ngo ndabona jayo. Mu gihe cyo guhaguruka ndonamenye n'igihe bahamvaniye. None se ukiraho wavuye gukina agapira akubwiye ngo ujye gutashya, uraza ujya mu rugo uraryama? Ego mu mbuga waryamye mu mbuga. Hari nka sangahe se ubwo? Hari mu masaa 9. Masaa 9? Masaa 9 za kumanywa? Za kumanywa. Uryama mu mbuga cyangwa naha mwabaga niho mu rugo cyangwa nahandi? Naho nicaye. Naha wicaye? Aha wavuye aho ngaho bakubwira ngo ujya gutashya uhita uriryamira. Uryama hano mu mbuga. Hari kuva akazuba ndavuga mbe ndakota nyine ndaba ndajayo. Ariko nta kibazo wari ufite? Ndanagike narembeye aho, mbese narembera imwe ndonzi n'igihe naviriye aho. Nuko nari nzi icyo nzi nuko bahanguye bari kunderura bari kunjana munsi. Mu by'ukuri nari gushobora no kwinyagambura mbese. Ni ukuvuga ngo ukuguru niko kwatangiye kukurya cyangwa wumvise umubiri wose ukurya bimeze bite? Ni umubiri rwose. Umubiri wose wumvise ukurya. Hanyuma baraguterura kujyana mu nzu. Nga saa 11 tuje mu mashengesho. Yo mu bakatolike? Ni muri ADPR mu barokore? Ni mu byumba mbese. Mu byumba by'amasengesho. Umeze nk'umurambo utumva cyangwa se warumvaga? Nari ndembye cyane. Bari bambetse, bagiye bambetse. Bagiye bakuhetse? Butari bwaca neza. Umugongo? Mu mugongo. Baguhetse mu mugongo? Ufite imyaka yose? Ndaguhetse ubwo? Ni ukwihambira. Ni ukwihambira? Ni mama? Mama yaraguhetse ufite imyaka 10? Cyane. Ashyira n'igitenge? Araguheka utabasha kugenda? Sipari wanegekaye. Nuko urangije bakujyana mu cyumba icyo bari bari gusengeramo. Tumara ya mezane. Muri icyo cyumba se? Ariko ago mezane naragwaye nza nuworohewe ndongera ndakandagira. Amezane se icyo cyumba barasengaga? Icyo cyumba babigenzaga gute? Barasengaga harimo n'abantu benshi bagwariyemo, bamwe bagakira bakabasezerera abandi bagasigaramo guca. None se ni icyumba cy'amasengesho kizwi cyangwa ni ahantu mu ishyamba cyangwa tubwire neza ni muri itorero na ADPR ni mbese abapantekote? Banzi yuko nibo bantu nzi bagira ibyumba by'amasengesho cyangwa imidugudu. Ni hehe? Ibyo byose yarari ngumupende. Yarari nk'umupende. Yari mu nzu iwe? Yahoze ari iwe. Ari iwe agwariye abantu benshi. None se mu Kinyanzovu? Mu Kinyanzovu. Urepfo kujya bizita. Yarasengaga icyo gihe byari bikemewe ibyumba by'amasengesho. Uwo muntu yitwa nde? Yitwa Patrick. Patrick. N'ubu aracyasenga? Ndi nanamenya. Ntabwo wamenya? Nusi ko yadusezereye ari kuvuga ati ngo igare ryamanutse nibanjane mu rugo ko narangije gupfa. Nyine bya bindi by'umuryango baraterana bati nyine kubera bajaga barungurana igitekerezo bakavuga mu mureke ubundi mu mujane. Yego. Ufata icyemezo cyo kunjana Gisenyi. None ujya kwa muganga mu bitaro. Uku kuguru kwari kwarabyimbye icyo gihe mu mezi ane se cyangwa byagenze gute? Kwari kwabyimbye ariko atari cyane. Mbese byose uko basengaga se? Buretse gato umbwire neza, bakuvanye hano sibyo
baguhetse umugongo ukugura ari kuzima uvuye gukina umupira yego nta kibazo nda nubwo nanafashwe kutabyimba ingingo ari nzima nuko maze nza n'urukoroherwa banjana igihe cy'umugwaza ajaga gusura mu rugo nyine asize ndi muzima mu gihe cyo kuza asanga nongeye narembye noneho bw'amezi 4 gashira ari gushobora guhaguruka ukuguru abarimwo guturiza kubyimba mu mezi 4 none se agiye ku Gisenyi barakuvuye baguhaye serumu byagenze gute barazimbaye nta kibazo kubera no kuremba cyane umubyeyi amanjije yanyuyakana avuga ko ari mama wacu kugira batazanye no kumubaza neza ukuntu byagenze umwana wanyu ibyo bintu mugeze ku Gisenyi bababwiye gute abagiye Gisenyi kuranje nayo ndashoboye nanjye ndwe n'umurwayi kubera namugaye ubwo yamujanye Gisenyi umubyeyi we w'umugore bakigerayo ubwo bahise bamunyuza mu cyuma bakimara kumunyuza mu cyuma ubwo uburwayi basanga mu matako bye hamereze nabi ubwo ni ukuvuga ko bafashe amatako yombi barayabaga basanze ikibazo kiri mu matako amatako barayapasura abiri yose baramurwaraza arakira ibirenge byongera bisubira nguko byari bimeze none se papa ukiri aho amatako bayasatuye yarabyimbye gutya cyangwa atarabyimbye yarabyimbye ibitako ryari ribyimbye rigeze ngamuno ariko bafata kino barapasura kugira ngo nageze ikabutura mu ivi hanyuma twereke mu ivi niba bishoboka ikabutura hose ntimugeze kure ndaho hanze tunarenga iragira zamuye ukomeze munyereke ubwo urabona ko bino ari byo bapasuye ubwo munini mwo babazi babaza aho ngaho bamubazemo navuze ngo amatako gombi babaze kino na kino ni ukuguru kumwe ko bapasuye gafite ikibazo ubwo babaga impande zombi hanyuma bakimara kubaga impande zombi rero umuntu yongeye kuba nka muzima baraza turicara hano aho bamera ngo bamusezereye turicara pe arangije ngo amezi garengane baramusezereye ku Gisenyi ubwo ukuguru twongera tubona kongeye kurabyimbye icyo gihe kwari kwabyimbutse kungana n'ukundi kwari kwabyimbutse kungana n'ukundi kongera kurabyimba kumaze kubyimba ubwo mujana hano hepfo Gisenyi oya hano kuri dispensaire ibitaro byaho byitwa gute ibitaro bya Busasamana bya Busasamana ubwo twarahageze ubwo bamurebye barongera baramutransfera twongera dusubira Gisenyi twageze Gisenyi rero naho bahita badutransfera batujana muri CHK ubwo twageze muri CHK babayeyo ng'amezi gagira ngo muri abiri barongera baramugarura hano bakimugarura ubwo noneho tubona byongeye birabyimbye noneho n'ubugabo burabyimbye ubwo twongeye gusubira kwa muganga dusubiye kwa muganga bongera baturushana Gisenyi bahatujanye Gisenyi baravuga ati hano ndago binashoboka bongera baradutransfera muri CHK ubwo twageze muri CHK
babayo hafi nk'amezi kagera muri 3. ubwo rero ariko nabwo uri kubona ko icyo genda ari ndashoboye nabagira neza bavujaga barafatafata biragaragara ko umusaza ubwo bongera baramusezera yongera agarukina ubwo yageze ino rero noneho ubugabo burushaho ubugabo bwarushijeho kubyimba ubugabo bwarushijeho kubyimba bongeye kumugarura ubwo twongera tumusubiza igisenyi tumusubije igisenyi hari abantu mbega bo twahamagaraga batubwiraga ngo baradufasha hariya aho hafi no ku bitaro anari bo banyubakiye kano kazu ku bitaro abo bajaga barafasha uyu mwana bari abazungu n'ubumwe ni mu bumwe ni kampani ni kampani ubwo tukimugezayo bahise batelefona umuzungu uri hanze ati umuntu abapfaniye mu maboko bahamagaye uwo muzungu yafashe abazungu b'abakobwa yanditse babiri umuzungu mwamenye ahantu aba ndaho nze habaga ubwo niba nabaga igisenyi umuntu simbizi ariko mu mwanya w'abamugaye bose ubwo bajaga habaga n'igihe cyo babatumyeho bakaja aho mu bumwe ubwo rero abazungu barahise bamujanye niba ari i Nyanza niba ari hehe bagiye hafi nga saa 4 z'amanywa ubwo mu babiyo bakigerayo bamuhaye abazungu bakimusabira ibitaro ubwo bapimye uyu baramureba baravuga ati ibindi bishoboka uyu kumuvura kwacu kwari kumuca kano kaguru kundi kwakiri kuguru gutoya mbese ati ariko turabona ibintu byararenze ingombe ubwo rero abazungu bahise bamugarura haringa nijoro numva bari kumbyutsa ngo nimbyuke ngo njane ingobyi imodoka ngo ndabwo yorenga hari ubwo abantu bahise baja kumushikira mu ngobyi bamuzana muno mu nzu ubwo tumwicarana gutyo ubwo ni ukuvuga ko arangije imyaka ngira ngo kuri 3 yicaye gutya abyimbye gutya ameze gutya ubwo ni ukuvuga ngo ndahandi twaje none se imiti babahaye kwa muganga yararangiye n'abo bazungu nta kintu bigeze babamarira nta kintu nta bindi ubwo baraje bati mwicare hara mu rugo ndavuga tuzaje tumusurira none niba ntabagoye murashaka ubuhe bufasha ni ubuhe bufasha mwakwifuza nuko ndovuga ngo hari ahandi ho no kongera kugana ubufasha murasaba ko umwana yakira none twavuga ngo napfira gusa hari umuganga wamushobora twona mujanayo tukaba wadufasha akadufashiriza ubu murasabwa kwizera Imana kubera ko Imana niyo yatwohereje ari umunyamasengesho wo mu Gasiza bampamagaye arabambwira kuri ADPR yo mu Gasiza uwo munyamasengesho arambwira ati hari umwana umeze nabi ufite ubumuga kandi barashaka ubufasha rwose kuko byari bimuteye impungenge yibaza ukuntu umwana yakira
rero ntabwo nabajije byinshi ariko ikigaragara cyo ni uko umwana arembye ubwo uko ameze gutyo arababara yego arababara iyo yababaye ubwo amaraga ngo icyumweru hano mu nzu aryamye ndakirya ndakinda ari gutamira tukongera tukabona ahagurutse gutyo none niba ntabagoye n'ubundi muraza kutubwira ubundi bufasha ariko abakunzi ba Aracyakora TV bari kubareba kandi harimo abantu bafite umutima mwiza sinzi niba yahaguruka akamufasha akatwereka akareba hariya hirya akatwereka ukuguru kw'inyuma yambara ubusa ikote yarivanamo mukamuhagurutsa akareba inyuma kugira ngo n'abakunzi ba Aracyakora TV barebe ko n'inyuma yabyimbye atari imbere gusa haguruka mubyeyi uyu mwana bayikuyemo yakwambara ubusa yakwambara ubusa kuko iri kabutura inyuma ntabwo izamukaga buriya igihe binangoraga hari igihe akeneraga no kurya yumva ashaka kurya ibiryo akabibura agahangayika ndabona habyibye muyirekereho iyo shati ikabutura ntabwo izamuka yakwambara ubusa reba iriya aho yicarira aho yakwicarira niho habyimbye ndi kureba nahagarare nta harabyimbye hose n'ukundi ko kwafashwe yayizamura gatoya ishati izamure gahoro barebe gahoro ariko ntiyambara ubusa aho umuntu yicarira harabyimbye hariho n'ibisebe nabonye hariho n'igisebe ndi kumwoza ubwo ni imana ibibamo ubwo ni ukuvayo umuntu akahoza inyuma kuko hatose ni ukuguru kumwe ariko kurakundi nako kwafashwe ni ibisebe gusa nuko harimo inkweto n'ibisebe nako kwafashwe ubwo nuko gutafashwe butari kubyimba no ndabona hano munsi y'ikirenge niba ari ndabona umubiri munsi y'ikirenge ariko ntabwo ari igisebe ariko ndi kubona ibindi bintu inyuma nko ku gatsitsino bihari bimeze nk'umweru nari kubyimba nahari nakura nuko kumeze ubu ni ibisebe nakura naho inyuma hari ibisebe nuko hose hameze nuko kuzima n'ubu kwambaye inkweto kwafashwe hari ibisebe nako amano yose nuko yabyimbye mbese umwana akeneye ubufasha ariko aba bazungu se bababwiye ko abonye ubufasha yajya hanze bakamuvura yakira babibabwiye ariko icyo gihe bageze nabo basa n'abacika intege kuko bamaze gutanga byinshi kandi nanjye narabanje guhomba ubwo rero bugeze aho rero baba baretse ariko icyabiteye cyane ni uko buno atashobora kujya ku ishuri ntabwo ajya ku ishuri kuko imyaka 11 yatangiye burya nuko atanabimenya yatangiye gufatwa ukuguru gutangana n'ukundi afite 7 nkabona amaguru gatangana akagenda ukabona ameze kumwe kubyimbye buhoro ariko ukabona gutangana n'ukundi bikomeza gukura rero niho nagira bucye mujyanije umuheka afite imyaka 10 ntabwo 10 yagezemo imyaka 10 kandi uko wenda yasobanura ko yari yageramo agifatwa namuhetse afite n'8 iri kurengana ko hari umwana wari ufite umubiri icyo gihe ndamushayika none dore ni umusore mumaze imyaka hafi 10 kuva muri 2010 na 11 ubwo kugeza ku buri muri 2021 kugera aho mwakabibonye imyaka 11 umwana ameze gutya mwaravuje byagize gute none se ko namaze igisenya amezi 4 aryamiraga urubavu rumwe adahinduka bakavuga ngo azabura urubavu rumwe kavuga ati ntago nzabura nageraho tukamujyana Nyanza Butare aryamiraga urubavu rumwe Nyanza Butare mu bitaro ngezeho baratwirukana
ubwo tugeze hariya hano ku muhanda atananiwe kugira na bwamuzana mu ngobyi aryamiraga buri umwe noneho nkajya ndamusasira hano yagera ajya hanze ngabwira abasore mu muhanda bakaza bakamunteruza ngatira umutaka nkamworose imvura yagwa bakaza bakamunteruza ngamushyira mu nzu adashoboye no kwicara yaryamiraga buri umwe ariko no kuba kigezeho ni Imana ubwo bugeze aho rero umwana aravuga ati nzagenda ashyiramo kwizera ati nyamara nzahaguruka aravuga ati nzahaguruka ati ntabwo uzahaguruka rimwe rero arambwira ati mpa agatenge kenere yiga kwicara kwa kundi umwana yiga kwiga kugenda nawe niko byagenze akicara akisuma ati atangira kwicara atangiye kwicara agashaka kwiga ariko utotagira bikanga bimara n'ibyumweru ari kubyiga bagiye kubona rero babona ageze mu muhanda abantu birabatangaza kandi niyo ngiye atarahindukaga arabyamaguru bavura umwe amezi ane rwose ni namara amezi ane aryamira bavura umwe tubona ageze mu muhanda abantu bose barishima turora totagiye kugeza ubu ntabwo nongeye kumusubiza kwa muganga rimwe niyo ibisebe byazaga hano inyuma nkamujyana ari hepfo kuko nabonye aho nageze hose nkabona barananiwe ariko iyo hanze ntabwo bamujyanye babyeyi murakoze cyane ariko hari ikintu nababwira Yesu aracyakora simumwizeye ariko icyo nabasaba ni ukureka ibyo murimo kujya mu bapfumu gutekereza kujyana mu bapfumu umwana mwaba mwarabikoze mwakoze nta n'uwabahaye ibyatsi birashoboka ushobora kutabyemera ariko nibwo yaba ari ahari iyo ngiye kera kangwa mu Kinyanzovu kwa Patiriki hariho namuvanye hari umupfu bari wenda no kumfunga naramutindije icyo nababwiraga rero ndagira ngo mukizwe mwegere Imana musenge kandi Imana ishobora byose irabizi kandi izamukiza kubera ko afite kwizera nawe muzamure kwizera ubu mwaratanze ibintu byose amafaranga abashizeho mufite ubukene umwana ntakijya ku ishuri nta nubwo yabishobora baravuze ngo abe hano mu rugo ntabwo abishobora no kwicara tukira firiya hari ahantu twazamutse ndi kureba ukuntu ari kugenda yambwiye ati no kwicara iminota 5 bari ikibazo no kuburira hano mu nzu rero byanagenze gutya igihe tumwuriza kugira ngo agere ku buriri kuko biri kurushaho kubyimba hano muri salo niho mbonye arara ni hari rero ndabashimiye cyane hari umuntu ufite telefone muri mwe arayifite umwana papa uyu mwana arayifite umwana rero hari igihe umuntu ashobora kubona ubufasha abantu babakurikiye ni benshi ariko turagira ngo atubwire nimero za telefone hanyuma tubone gusoza natangiza hari umuturanyi twari turi kumwe yanje yese mune yanje twari turi kumwe tangiza nomero zawe naze egera abasaza umuturanyi ariko ari umuyobozi w'amasengesho yazana akatubwira kuko niwe mpamagaye aza akabegera hanyuma akatubwira ariko mbere y'uko ni karibu nta kibazo mbere y'uko atubwira izo nimero nawe nagusuhuze mu izina rya Yesu asuhuze abakunzi ba Aracyakora TV Yesu ashimwe amen Imana igumugisha rero tumaze kuganira n'ababyeyi mwarampamagaye mumbwira ko umwana afite ikibazo nabibonye n'abakunzi ba Aracyakora babibonye ariko nk'umuturanyi kandi umunyamasengesho hari n'abandi baturanyi turi kumwe wenda nabo bashobora kutubwira akabazo kamwe reka mbanze mbanyuzemo kamera mbabaza akabazo kamwe hanyuma umuyobozi w'amasengesho aratubwira izo nimero za telefone baturanyi muri aho uyu mwana igihe yafatiwe mwarakibonye ndagira ngo mumbwire mwese murabizi byagenze gute reka umwe ambwire
uwabibonye havuga ati wenda hashize imyaka ingahe narabibonye rwose ese tubwire wowe nta kibazo Kutoka mwaka w'ibihumbi kukaza amabwiriza makumyabiri umwana yafashwe akaguru akina n'abana apira ari kuja ku ishuri ubwo ari gukina umupira hamwe n'abandi bana afite imyaka 7 ubwo akaguru kaba karatangiye mu gutangira atangira kuzamukirako ubwo umwana twaramufashe dufata iya mbere tumujana Gisenyi ukuguru babaga impande zombi ubwo babitubwiye ariko byose mwarabibonye twarabibonye yego kugeza yano magingo rero ubwo twarahendahenze byarananiranye mbega nta n'utyo ubwo byorerera mu wowe witwa nde? Batishime Jean Bosco. Tishime Jean Bosco utuye nawe hano muri kano gasantere? Ahubwo ndi mukuru. Uri mukuru? Mbese ntabwo nari nabimenye. Uri mukuru. Nuko birabayobera ariko urasenga? Byose turabikora. Murabikora. Mujye musenga amaraso ya Yesu Kristo arahari kandi areza agakiza. Turagushimiye cyane. Reka tubaze n'undi atubwire atari uwo bavukana. Ninde wundi twabaza? Uyu? Yego. Dusuhuze nawe twibwire tubwire muri make. Teka ryose. Nanje uburwayi bw'uyu mwana ngija kumenya ubwenge ubwo nabonaga ari umwana uri kubyirukana n'abandi bana ari muzima yakinaga agapira no kwiga ari gutangira kuja kwiga mu gihe ari gukina n'abandi bana umupira abatangiye gutaka akaguru turamuzana turamujyamisha none kugira ngo mu mupira aho bamuvuniye ubwo tugumya gutegereza no gusenga nyine birimo ko tugiye mu masengesho bamujana baratubwira ati tumujane kwa muganga tumujana Gisenyi n'uyu mukuru we niwe wamubona mugwajije agera no muri CH kawusa na muri babitubwiye tugumya gusenga nyine tukavuga ati wenda Imana izadufasha turebe ko yakira ariko irahari bigumya kuba guca ababyeyi imitungo yabo bose barayitakaza bari kumuvurisha yego ubwo imbaraga zabo zinaniriwe ubwo barangije baravuga ati umwana nibamugarure mu rugo Imana izakora ibyirakora yego mwizera amaraso ya Yesu Kristo turabashimiye cyane murakoze Imana ibamugisha reka dusubire ku muyobozi w'amasengesho atubwire nimero za telefone twamuboneraho. Amena. Amen. Amena. Amen. Amena. Amen. Tubaze kugushimira muyobozi warakoze kuduhamagara. Iyi chano inyuraho ubutumwa bwiza n'ubufasha kandi Imana igumugisha. Murakoze. Abantu bakurikiye Aracyakora TV n'umuyobozi w'amasengesho mugasiza kuri ADPR ushaka gusenga yamuhamagara bagira ibihe byiza cyane n'abantu bafite mwuka wera. Hanyuma tubwira izo nimero twamuboneraho cyangwa twakubonera kuko uri umuturanyi wabo kugira ngo umuntu ufite ubufasha hari ubufasha bw'amasengesho hari ubufasha bwo mu mufuka watubwira izo nimero za telefone za mobile money ukazitubwira hanyuma abakunzi ba Aracyakora TV bakabimenya bakazumva ufite 1000 akoherereza aba babyeyi murabona ko umusaza rwose arashaje ndetse n'umukecuru n'umwana arababaye bose no kubafasha. Ni karibu muyobozi ongera twibwira amazina yanyu. Murakoze. Abantu benshi banzi ku izina rya Mahoro. Ariko ku byangombwa nitwa Nirembere. N'uwagira ubufasha atanga amazina ngo kuri mobile money basanga ari Nirembere. Igisi kuko ntarindi zina ririho mashine yatarutse izina ryanje Nirembere Emmanuel. Ego. Uyu mwana rero ngurikije uko yarababaye akaba nahisemo ko nimero yanjye ariyo yaja kuba yamufasha kubera ko duturanye umusabira
ubufasha. yego Yego. Imana ishimwe cyane Yego. ku bantu bo kumufasha ni 078 Yego. 27 Yego. 12 26 6. Yego mwazisubiramo. 078 Yego. 271 Yego. 22 Yego. 6. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego. Umuntu wese wagira umutima w'impuhwe Yego. agafasha umwana, Yego. Imana yazarushaho kugira icyo nawe yamwongerera, nawe ikagira icyo azamufasha mu buzima. Yego. Nawe turagushimiye saguha umugisha kuko wakoze umurimo ukomeye. Murakoze. Reka rero dusa nkaho dusoza, ariko mbere ko dusoza twagira ngo dusenge. Yego. Uri hafi kudusengera? Yego. Ugiye kudusengera kugira ngo dusoze, ariko mbwira ababyeyi mwihangane kandi mukomere. Yesu arahari kandi aracyakora. Amen. 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 Yesu aracyahari kandi aracyakora. Haleluya. Amen. Aracyakora. Yego. Afite imbaraga. Amen. Amen. Nge mwari kumwe mu kiganiro nitwa Dushimimana Elizabeth Queen kuri Aracyakora TV. Twari kumwe n'ababyeyi ndetse n'uyu mwana ufite ikibazo. Ubufasha bwanyu burakenewe. Karibu umuyobozi kandi w'amasengesho n'umuturanyi uyu mwana, dusengere dutandukane kubw'umubiri ariko kubw'umwuka dukomeze kuba imbere y'Imana. Imana igumugisha. Dusenge. Uwiteka Imana turagushimye, wabanye natwe mu minsi yashize, na n'uyu munsi uri kumwe natwe. Uko wageze ku kidendezi Benesida ukagira icyo wakora, ukagera kwa Yayiro ukagira icyo wakora, na n'ubu muri uru rugo rw'umuturanyi wacu umuvandimwe wacu hari icyo wakora, umwana agakira. Ubwo abaganga bananiwe, Data wera wo mu ijuru ushaka wagaragaza ubumana bwawe, nta tantu bibayemo, nta kaka, nta muyomba, kubw'imbaraga zawe n'urukundo rwawe ugakiriza umwana kwihesha icyubahiro. Reka tukwereke buri umwe wese wagira igikorwa yakora cy'ubutabazi kuri uyu mwana, kugira ngo nabo uzabatabare mu gihe by'amakuba. Ugira neza bugacya bukira, ngwino ubane natwe, ndetse n'iki kinyamakuru uzabashe kucyagura, kugira ngo buri kimwe cyose cyabashe kugira icyo cyakora, kizabashe kugikora kiri mu butwari bwawe. Bana natwe kandi uganze ibyo ubona bidukwiriye, biduhane n'abera mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Mama hani hora kugira ngo nabo uzabatabare mu gihe by'amakuba. Ugira neza bugacya bukira, ngwino ubane natwe, ndetse n'iki kinyamakuru uzabashe kucyagura. Amen. Kugira ngo buri kimwe cyose cyabashe kugira icyo cyakora, kizabashe kugikora kiri mu butware bwawe. Bana natwe kandi uganze ibyo ubona bidukwiriye, biduhane n'abera mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu Aracyakora TV.